cyane cyane uyu munsi turibanda ku bacuruzi, kuko aba bantu mwabonye abagabo ko ari 6 mwabonye bafatiwe mu bikorwa by'ubwambuzi bushukana bizwi nka escroquerie mu rurimi rwo hanze. Bafatiwe muri ibyo bikorwa byo kwiba abacuruzi bakoresheje amayeri atandukanye. Uyu we afasha guhimba inyemeza bwishyu, aho afata bordereau ngo yaverishije amafaranga ngo kuri konte, akayeditinga agashyiraho amazina yangiza akayikoherereza kuri WhatsApp, akayiha uriya mugabo Ntezimana Jean Claude waterese isoko, nawe akayihereza umucuruzi yabona kuri WhatsApp ntabyitaho cyareba ni izina rye na tin number n'umubare w'amafaranga. Ubwo agahita avuga ati ibicuruzwa ni mubireke bigende. Ibicuruzwa rero byabashije kugaruzwa, hagarujwe ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 20,740. Nkuko ubibabwiye nyine nibwe telefone, iyo telefone nayiburiye mu rugo iwanjye. Ku buryo ni wa muntu wese waba uhari ni wa wundi ufitiye icyizere. Uwo muntu se uwayitwaye uwo berekanye arimo? Ntawe urimo, sinzi uwo ari we, sindamenya ngo ninde, ariko mu by'ukuri ni umuntu wa hafi wanjye waba warayijyanye, ntabwo ari umuntu wa kure. Abafatanyabikorwa, abanyamakuru, Abanyarwanda, ubwo nk'uko dusanzwe dukorana kandi dushingiye ku bufatanye bwa RIB n'itangazamakuru ndetse n'abaturage, twabatumiye kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwo kwirinda ibyaha, ubutumwa bwo kugira ngo mudufashe kubugeza ku baturarwanda muri bwa bufatanye bwo kugira ngo twese tugire igihugu gitekanye kizira ibyaha. Ngira ngo igikorwa cy'uyu munsi kiri mu bice bibiri. Kiri mu igice cya mbere naho twabagaragarije aba bantu bakurikiranyweho cyangwa bakekwaho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi n'ibyaha bitandukanye, harimo n'iyezandonke, harimo ubujura. Cyane cyane turagira ngo tubagaragarize amayeri akoreshwa mu bikorwa byabo byo gukora ibyaha, ibikorwa bakoresha bashuka. Cyane cyane uyu munsi turibanda ku bacuruzi, kuko aba bantu mwabonye abagabo ko ari 6 mwabonye bafatiwe mu bikorwa by'ubwambuzi bushukana bizwi nka escroquerie mu rurimi rwo hanze. Bafatiwe muri ibyo bikorwa byo kwiba abacuruzi bakoresheje amayeri atandukanye. Twaberetse ririya tsinda ry'abantu 6, ariko nanone turaza no kugira igikorwa cyo gusubiza telefone zafashwe zari zaribwe, telefone 192 zibwe zigafatwa na RIB bishingiye ku birego abaturage baba batanze. Ririya tsinda mubona ry'abajura cyangwa se ry'abakekwaho ibi byaha byo kwisha ikintu cy'undi hakoreshejwe riganya, bafatiwe mu bikorwa byo kwiba abacuruzi ibicuruzwa bitandukanye, bakoresheje amayeri yo kwiyita abantu bafite amasoko bashaka kugemura ibyo bicuruzwa ahantu runaka. Bigira abaguzi, bakigira abantu baza kurangura ibicuruzwa bitandukanye. Waba rero uri umucuruzi utagize amakenga bagahita babigutwara. Iryo tsinda ry'abajura hanze aha babita besikuro, murabizi, kuko bakoresha ururimi rworoshye, ururimi rwo gushaka kukwereka ko bashaka ko mufatanya muri business, hanyuma ariko baba bateguye ibindi bikorwa. Mu rwego rwo kurwanya ibi bikorwa by'ibyaha byo kurwanya aba besikuro, tariki ya 23 Kanama uyu mwaka, RIB yafashe ifunga abantu 6 bari mwabonye. Hari witwa Ntezimana Jean Claude. Uriya Ntezimana Jean Claude
wari wambaye agapira navuga k'ikigina k'amaboko magufiya, uriya niwe nk'umuyobozi w'abajura wa kiriya gikundi, niwe upanga abantu. Buriya yiyambika neza, agakubitamo costume, akagenda akareba umucuruzi runaka akamubwira ati mfite isoko ryo kugemura ibicuruzwa runaka hano hanaha, ndifuza ko wampa ibicuruzwa. Bakavugana igiciro, urumva we nta nubwo ajya no mu guciririkanya, agomba kureka umucuruzi akumva ko ari bwunguke cyane. Ako kantu rero kagatuma ahita amwizera, ajya gushaka abayambitse neza, akajya gushaka abo bantu, abacuruzi runaka mu bicuruzwa bitandukanye. Nababwiye ko babwira ko afite isoko ry'aho agemura ibicuruzwa runaka bitewe n'ibyo ashaka gutwara. Akababwira ko akeneye umubare runaka, mukumvikana igiciro. Hanyuma uwitwa Nziyomaze Dieudonné nawe ufite icyo ashinzwe muri biriya, we ashinzwe gushaka amasoko aho bagurisha ibicuruzwa byibwe akoresheje akazi akora k'ubucuruzi. Uyu Niyomaze Dieudonné ni umucuruzi ku Ruhuha hariya mu Bugesera, arazwi. Afite akabari kitwa Ituze. Urumva rero kwiyambika uwo mwambaro w'ubucuruzi, we ibyo ibyibwe, ibicuruzwa byibwe barabimuha, we akabishakira isoko nk'umuntu uranguza uzwi w'umucuruzi. Biragoye ko bamwe bamukeka. Ubu abantu bo ku Ruhuha ntibaze gutangara bamubonye mu itangazamakuru, kuko buriya umujura ntagira isura. Nibyo nababwiye, ntagira ukwasa, ntabwo wavuga ngo asate. Niyo mpamvu aba basore aba mwabonye biyambika neza kugira ngo bakubikemo icyizere. Undi wa gatatu rero n'uwitwa Bigirimana Theoneste, akaba ari umushoferi ushinzwe gupakira bya bicuruzwa byibwe no kubijyana ahantu runaka yabwiwe mu buryo bwihuse. Ndaza kubibasobanura uburyo babikora mu buryo bwihuse. Undi ni Ntiwiragabo Theophile. Uyu we afasha guhimba inyemeza bwishyu, aho afata bordereau ngo yaverishije amafaranga ngo kuri konte, akayeditinga agashyiraho amazina, yangiza akayikoherereza kuri WhatsApp, akayiha uriya mugabo Ntezimana Jean Claude waterese isoko, nawe akayihereza umucuruzi yabona kuri WhatsApp, ntabyitaho cyareba ni izina rye na tin number n'umubare w'amafaranga. Ubwo agahita avuga ati ibicuruzwa ni mubireke bigende, kandi ni bordereau beditinze. Uwa gatanu ni Misago Jean Claude Kazungu, mwamubonye uriya Kazungu. Nawe ashakisha ibintu byibwe bigurishwa. Uriya ni n'umukomisiyoneri, yagiye afatirwa no mu bindi byaha by'ubujura byo kugurisha imitungo y'abantu. Aba bose buriya ntabwo ari ubwa mbere bakurikirana. Uwa gatandatu rero ni uwa bose ngo Ivan. Uyu wa Vindimwe na Ntezimana Jean Claude buriya ni abavandimwe bavindimwe. Buriya barafatanya kujya gushaka kwesukuro ku mucuruzi. Muri make nuko nguko ni iyo mirimo babashinzwe. Ni itsinda riri organize ry'abantu buri umwe bafite inshingano runaka. Bakurikiranwaho ibyaha bitandatu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kwiba, guhimba cyangwa guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, guhindura amakuru muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa n'iyezandonke. Buriya aba bantu y'amafaranga babonye baciye muri rya duka rya Dieudonné ahita arangura, ukagira ngo ririya duka rye aracuruza, kumbe ni bya bintu byibwe, bagahita babimugurisha nk'umucuruzi. Abantu bakabona iduka rikura hariya ku Ruhuha n'akabari kagenda neza, ukagira ngo ni ibintu yabonye mu buryo bwiza. Muri ibi byaha byose
icyaha gifite igihano gito ni kuva ku mwaka umwe, igifite igihano kinini ni kugera ku myaka 10. ubwo bitewe rero nuko urukiko ruzabahamya ibyaha, ubwo ruzabaha ibihano biri muri iki kigero mbabwiye. Uburyo rero noneho babikora tuburambuye, ubundi babanza gupangira kuri telefone, barabyuka rwose. Uriya Ntezimana Jean Claude batangira kwipangira kuri telefone, buri umwe wese amuha inshingano ze, kuri telefone. Buriya bashobora kubikora batigeze bahura, ni kuri telefone gusa. Ntezimana Jean Claude akabyuka akajya ku mucuruzi quartier commercial cyangwa handi Kisumenti, hehe hose, cyangwa hariya mu Gakiriro, akamubwira ko afite isoko ry'ahantu ashaka kugemura ibicuruzwa runaka. Bakumvikana, uburyo bumvikana abavuga nk'umuntu udafite irari ry'amafaranga ushaka kunguka, ariko noneho akakwereka ko we mucuruzi nawe uri bwunguke. Igiciro washyize hejuru cyo kuranguza ntabwo mwirirwa mujya impaka. Akavuga ati okay, ngaho ndashaka umubare, wambonera umubare runaka, imifuka 100, 200. Umucuruzi yakumva ku giciro agiye kumuheraho, yakumva harimo inyungu, ibyo nibyo bimutwara. Akamubwira rero ubu ngubu ngiye kwishyura. Muri uko kujya kwishyura rero niho hazira uriya Ntiwiragabo Theophile. Ahita acura yanyemeza bwishyu, yashyizeho ya mazina Bordero, ashyiraho amazina y'uwo mucuruzi, agashyiraho na tin number, agashyiraho n'umubare w'amafaranga bumvikanye uhwanye n'ibicuruzwa runaka, agahita yifotora akamwohereza, undi nawe akohereza umucuruzi, ubwo bakamuhamagara vuba vuba, bashaka kubikora vuba vuba. Ubwo rya tsinda ry'abashoferi naryo riba riri kuri rya duka aho ngaho. Bigirimana Theoneste umushoferi aba ari aho ngaho kuri rya duka, nawe agahita yinjira mu iduka akavuga ati dore Bordero bishyuye, ndashaka gupakira vuba vuba, ndirukanka. Bagahita bamukubitiraho ibicuruzwa, akirukanka akabitwara. Ubwo ngubwo niyo maze Dieudonné nawe uruhare rwe rukaba rutangiye, biragenda bikajya kwa Dieudonné, niyo maze agatangira nawe kubishakira isoko cyangwa akahita abigemura. Muri kwa gufata ibicuruzwa babigezaho bagiye kubibika cyangwa se bagiye kubigurisha. Hagati aho bakora uburyo bwo guhindura imodoka, imodoka itaba yafashwe plaque, bakagenda bakayijyana nk'ahantu hihishe, bakayitera ijeke, bagafungura kapo, bakazana indi bagateraho igapakurura. Ababibonye bakagira ngo ni imodoka yapfuye, bari guhindura marchandise, kumbe baba bayobya uburari. Ibyo byose ayo mayeri n'amayeri bagerageza gukoresha, ariko aratahurwa. Niko kazi kacu, ibyo bakora byose ntabwo baturusha ubwenge, ntibaturusha ubushobozi, dufite n'ubufatanye n'abaturage. Ubwo rero icyo igikorwa baherutse gufatirwamo cyahereye muri Expo y'ejo bundi. Hari abo bagiye barabeshya muri Expo, babatwara ibicuruzwa. Ikiza nicyo tuza gushishikariza n'ubutumwa tuza gutanga tubwira abaturage, turaza kubasaba kujya batanga amakuru kare. Ubwo twahise dutangira operation, barafatwa. Iri tsinda ryafashwe bakorera Kigali, Bugesera, Ruhuha. Icyo niyo side yabo. Ibicuruzwa rero byabashije kugaruzwa, hagarujwe ibicuruzwa bifite agaciro ka $20,740,000. Bisubizwa ba nyirabyo, bimwe bisubizwa ba nyirabyo, hari ibindi tegereje ko ba nyirabyo bari bubitware. Hariho amajerekani 200 y'amavuta yo guteka, imifuka 100 y'umuceri, amakarito 150 y'ibirungo byo guteka, amakarito 50 y'inzoga zitwa Bon 7, 30 n'amakarito 30 ya Bon 7 y'inzoga, ibinyobwa. Noneho ntabwo biba ibiribwa gusa, biba ibicuruzwa ibyo ari byo byose, n'ibyuma byo kubaka, amatibe 300
ubwo ngubwo baba bagiye bakagera ku muntu ufite chantier yubaka, babona ko akeneye ibyuma, bakamubwira ati genda umucuruzi, ariko nkeneye amafaranga, mfite ibyuma runaka, nshobora kubikugurisha. Undi rero nawe yakora imibare, yakumva yunguka, akavuga ati reka mbigure. Ukabigura, ugafatwa ugura ibyibano, amatibe 300 yo kuba, amabati 300, amakaziye 120 y'inzoga, amavide. So nukuvuga ngo biba ikintu cyose, bapfa kuba bakubonye ko ibyo byose bafite, ariko ibi byose ni ibicuruzwa, ni ibintu bigurwa mu mafaranga, ni imari, ngira ngo murabizi. Aba bantu rero nkuko mwabonye ntabwo ari ubwa mbere bakurikiranweho ibi byaha, bari mu isubiracyaha. Bariya bose uko ari batanu, muri bo ari Ntezimana Jean Claude, Niyomaze Dieudonné, Bigirimana Theoneste, Misago Jean Claude, uwa bose Iva, aba bose bigeze gukurikiranwaho ibyaha nk'ibi ngibi. Urugero nk'uyu Ntezimana Jean Claude, uriya nababwiye Timurida Mastermind, ukubitamo ikote, yakurikiranweho ibyaha bitandukanye. Tariki ya 29 ukwezi kwa 4 umwaka ushize 2023, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 4, urukiko rumusubikira imyaka 2 mu gihe cy'imyaka 5, ariko yafashwe yongeye kubisubiramo. Aba bose bagiye babikurikiranwaho tutiriwe tubijyamo. Noneho tugeze ku butumwa, mutega amatwi namwe mwicaye aho inyuma mukeneye kumva ubwo butumwa. Ubutumwa bwa mbere turabugenera abacuruzi. Abacuruzi turababwira ngo ribira bagira inama kutizera umuntu wese ngo nuko aje asa neza cyangwa se akwizeza imikoranire myiza, inyungu ihambaye. Ibyo kwizera burya biba bigomba kugira ikintu bishingiyeho. Ntabwo kwizera ari ukuvuga ngo bishingiye kuko nkureba gutya ngo use neza. Hari abo twaganira gatse bure n'iki cyatumye wumva umwizeye agahita agushuka bigezaho ngo nabona agasa n'umuboss. Sinzi rero ukuntu umuboss asa. Abacuruzi rero bakwiye kugira amakenga mu by'ukuri, bakajya babanza gushishoza ko bishyuwe amafaranga yabo koko. Naho gukohereza agapapuro ka fotowe ngo ni border ngo bishyuye kuri konte, ugahita urekura ibicuruzwa byawe, aho ngaho harimo kutagira amakenga, harimo ibyo twakwita uburangare, harimo ibyo bita kwikururira ibibazo. Mu by'ukuri muri iki gihe biroroshye ko iyo umuntu ashyize amafaranga kuri konte uhita ubibona kuri telefone. Rero kugushikisha ka bordero ugahita urekura ibicuruzwa byawe harimo uburangare. Turasaba rero abacuruzi, buriya hanze habazi ko abacuruzi nyine cyerekeye ifaranga babakanuye amaso neza ntari bacika, ariko twaje dusanga hari abantu bazi intege nke bafite, intege nke yo kubashukisha ko wamwishyuye utamwishyuye agahita arekura ibicuruzwa. Turasaba ko bagira ubushishozi. Ibi ni n'ibyaha mu by'ukuri byakwirindwa. Ntabwo abantu nk'aba ngaba bari bakwiriye kuba bakigira bo bashuka. Umunsi twese twagize amakenga, abantu nk'aba bazajya babura bo bashuka. Nta bwenge bundi baturusha cyangwa babarusha mwebwe. Icyo barusha abantu bamwe n'ubucakura. Sibyo? Abantu rero abacuruzi nimugira amakenga, yego muri business mwihuta, ariko mugiye n'amakenga ifaranga ryanyu ntirige rigenda gutyo ko nguko. Birakwiye ko umuntu yagomba kugira amakenga, kuko kugira amakenga nibwo buryo bwiza butuma business yawe igenda. Usibye n'abacuruzi gusa, n'abandi bantu bagura ibicuruzwa, bagura amasambu cyangwa bagurisha amasambu yabo, nabo barasabwa kujya bagira amakenga muri ibi bikorwa, kuko nabo hari abashukwa ugasanga amasambu yabo cyangwa imitungo yabo yagurishijwe. Ntabwo bikwiye ko ugomba kwizera muri iki kinyejana ngo ka bordero ngo ko nakabonye. Ese wahamagaye no kuri banki yawe ukayihamagara ukababwira uti ese hari amafaranga yagiyeho,
ese byaba na ngombwa ukahagera. Aba bantu iyo babonye utangiye gukenga, kuvuga ngo ntarajyaho, bahita bacaho, bavuga ati bibaye ingaru, turafashwa. Ariko abacuruzi bamwe ntibabyitaho. Ngira ngo rero icyo ni icyiciro cya mbere. Twajya ku mwanya w'ibibazo bijyanye n'iki ngiki, then tukaza ku kindi cyiciro cy'amatelefone. Murakoze. Niba hari ikibazo twabaza. Oya, reka buri kimwe n'icyacyo, kuko ibi ni ibikorwa bibiri kandi turashaka ko biza gutangazwa mu buremere bwabyo bwa buri gikorwa, kugira ngo ubutumwa burimo bwumvikane neza, hatagira kimwe kiza kumira ikindi. Murabizi ubutumwa rwose mubugeze ku bacuruzi, mubabwire ko igihe bagize amakenga batagomba kwizera ngo umuntu yabohereje ka borudero, ibi byaha bizacika ndetse bizabagabanyiza n'igihombo. Birababaje kubona ujya kwishyura ibintu kuko ngo umuntu yagushutse akagutwarira ibintu. Buriya ntabwo ari gusa, hariho n'abaza bagaterura nka papier jenike 500. Ibikoresho by'isuku batwara ikintu icyo ari cyo cyose, bapfa kuba bakubonyemo. Bari yatuganira bavuga ati urareba umuntu ukamucishamo ijisho ukabona ko ashobora kuba hari ukuntu wamushuka. Rero birababaza iyo avuga ngo agucishijemo ijisho, yakubonyemo ubujiji. Iyo tuganira turamubaza, bariya bafashwe, uramubaza uti ese byagenze gute? Ni iki iyo ujya gutoranya umucuruzi ngo umushuke, ushingira kuki? Aradusubiza ati hari ukuntu nyine umureba ugasa nk'umuganiriza ukabona kumujijisha byoroshye. Muri make mu mvugo icyo bashaka kugaragaza ni uko babona ko wowe ushobora kujijishwa, ashobora kukujishwa mu buryo bworoshye. Rero tugira amakenga, ntabwo upfa kwizera. Ubwo ntegereje ibibazo, niba ntabyo nabwo yes. Murakoze. Nitwa Sabin Nkorera Isimbi TV. Mu bafashwe ntitwigeze twumva umwe mu batanze imodoka zatwaye ibyo bicuruzwa cyangwa se ababiguze. Byagenze gute? Urabona hari imodoka ziba ziri hariya zitegereje ibiraka, zifite abashoferi. Rero abo bashoferi uriya nababwiye, umushoferi niwe ufata iyo modoka akayijyana muri ibyo bikorwa. Nubwo buryo bakoramo, ntabwo bajya hariya ku isoko, nako hariya ziriya modoka ziba ziparitse ngo bafate imodoka babonye yose. Bafata imodoka yuriye nyine basanzwe bakorana, uri muri deal y'ubujura, kuko baba bazi uburyo nyine aho babijyana. Ushobora aramutse ugiye gufata imodoka iyo ari yo yose, baba bafite amakenga ko, bafite ubwoba ko uwo wundi ashobora kuzabatanga. Rero bakorana n'abantu baziranye, ntabwo ari umushoferi wose, nta nubwo ari kujya hari imodoka ziparitse ngo ahita afata imodoka iyo ari yo yose. Ababiguze urumva ni igihombo. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo nawe mbere yo kugura ibintu, mbere yo kugura ibicuruzwa runaka, ugomba kugira ntabwo ugomba kugura ibicuruzwa by'umuntu uje abunze ibicuruzwa ngo kuko ngo ari imari ntoya, ngo urabona ngo nagize ikibazo ngo ngiye kubihombya, ugahita rukanyuka. Ibyo byabateye mu gihombo, byabateye igihombo. Ubwo usibye n'abacuruzi ndetse n'abaguzi, kugura ikintu cyita imari hano, shishoza gatoya, banza utekereze uti se ni izihe mpuwe uyu muntu amfitiye kugira ngo ngurishe ibicuruzwa ku giciro kimeze gutya. Umuntu akuzana imifuka ya sima ngo ngewe ngo ndayiguhera 8,000. Igiciro cya sima twese umufuka ntituzi, n'uwagabanyaho yagabanyaho make. 8,000 yaranguye he? Niki gituma ashaka guteza, kuki ashaka kwiteza icyo gihombo? Ibyo ni ibibazo umuntu ugiye kugura yagombye kubanza kwibaza. Ariko hariho abantu batabitekereza, hariho abantu bashinzwe ngo kugura imari. Abo rero igihombo byanze bikunze kibageraho. Hariho abafashwe barabiguze, bemera guhomba, babisubiza ba nyirabyo barabyishyura.
icyo ni igihombo tutifuriza umuntu uwo ari we wese. Yes, ubwo tujye ku kindi gikorwa cya kabiri cy'amatelefone. Ibikorwa mubona hano, izi telefone tugiye gusubiza ba nyirazo ni telefone 192 zafashwe mu bikorwa bya buri munsi byo gushaka telefone no kurwanya ibyaha by'aba bantu biba amatelefone. RIB ntigihagarara gushaka izi telefone ziba zibwe, ubushake buba buhari bwo kuzishaka. Izi telefone hari zafatiwe mu maduka acuruza ibintu byibwe nka bya bindi bita imari ya makeya, hari n'izafashwe zaraguzwe n'abantu bazikoresha. Hano ubutumwa burimo n'ubuhe? Ubutumwa burimo nuko abaturage twabasaba ko birinda kujya bagura telefoni izi zose zitwa ngo ni second hand cyangwa zakoreshejwe. Nuyigura na nyirayo akwereka fagitire aho yayiguze, aguhe n'irangamuntu. Ariko ujya gusanga ugasanga umuntu yaguze telefone wamaze wayiguze nande ngo ntabwo muzi, wayiguze nande ntabwo muzi. Icyo gihe nyine niwe ufatwa nk'umujura. Hari rero ari amaduka nayo buri gihe yirirwa acuruza izo telefone zibwe. Izo nazo iyo zifashwe utabashe kugaragaza uwayikugurishije, utazi imyirondoro ye, ibyo nabyo ni igihombo kiba kikujeho. Hagakurikiraho no gukurikiranwa mu butabera nk'umuntu w'umufatanyacyaha. Bariya abantu bacuruza izi telefone zibwe n'aba bantu bagura telefone zibwe, mubiretse cyangwa babiretse, ni ukuvuga ngo telefone kwiba telefone byagabanuka kuko ntabwo azaba afite aho azigurisha. Ibi rero nabyo biraha abantu umukoro. Nubwo RIB ihari, nubwo hari inzego z'umutekano zihari, izo ntizikuraho inshingano ya buri munyarwanda kwicungira ibye. Reka mbisubiremo, nubwo RIB ihari, nubwo turi mu gihugu gitekanye, nubwo hari inzego zihari nyinshi zo kurwanya ibyaha, ntibikuraho wowe muturage inshingano zo kwicungira ibyawe. Inshingano ya mbere ni iyawe yo kwicungira ibyawe. Igihe rero tuzumva ko izo nshingano ari izacu, tuzisangiye dufatanya kurwanya ibyaha nk'ibi ngibi bizagabanuka. Izi telefone akenshi zibirwa hehe? Mu bukwe, cyane cya gihe cyo gutanga kado cyo gufelicita. Ugasanga musize telefone zanyu hariya ngo mugiye gufelicita, telefone ntiremereye wayishyize mu mufuka ukayitwara. Uyifate mu ntoki, uyifata mu ntoki cyangwa ukayisiga mu isakoshi. Ibyo ngibyo uko byaba bimeze kose, inshingano ni za buri muturage byo kwicungira umutekano. Si ku matelefone gusa n'ibindi. Uratwara telefone ugenda uparike hariya, laptop ushyire mu modoka usige uparike hariya, urateza ibibazo. Hariho ubujura bukorwa kuko nyiri imari cyangwa nyiri ikintu yatanze icyuho. Dufatanye rero ibyo byuho kubiziba. Mu nsengero ubundi ni byiza ko niba telefone yawe uri mu rusengero, yitereka imbere yawe, naho kuyishyira ku ntebe ntuzukuri inyuma, cyeka niba usenga ureba inyuma. Yishyire imbere aho uyireba. Ese telefone biremerera ku buryo 500 yaguzwe cyangwa 100 angahe wumva, kandi buriya kiguse atari amafaranga ntabwo yarambika. Mu isoko umuntu aragiye mu isoko mu iduka ngo manurira mwenda, agahita arambika kuri kontwari, agahita atambuka kontwari, kandi ubwo hari abantu bahasirikira benshi, agahita ajya mu myenda. Kuri moto ngira ngo mujya mugenda mu muhanda iyo mugenda,
ugasanga umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu telefone yayinegetse mu mufuka gutya ubona ko iri bunagwe. Hariho rero bagera muri traffic jam agahita yikurura agahita amanuka akagenda. Ubwo harimo uburangare bw'abantu. Ubushize twavuze bariya bazibira kuri moto, niba ugiye kwishyura ukoresheje momo either ushobora kwishyura mbere yo kugerayo cyangwa se ukigerayo ukava kuri moto ukamwitarura ugahagara muri metero zingahe ukamubaza ati momo code, na bya bindi umwegera akayigushamuza akahita yirukanka. Ibyo urumva ko iyo dufashe izo meziri ubwo buryo telefone zacu tuzirinda kwiba. Mu bantu benshi ikivunge, wowe ushyize telefone yawe uyishyize kuri kagasakoshi ko ku mugongo ufunze then ushyize ku mugongo uragiye muri cya kivunge nyine uratanga icyuho cy'uko bakwiba. Aho hose rero niho zikunze kwibirwa nitugira amakenga, kuko mu by'ukuri iyo urebye harimo uburangare bwa nyirazo bwa ba nyirazo mu buryo bazibwamo, harimo uburangare. Gusa nk'urwego rw'ubugenzacyaha ntituzahagara kugumya gushaka izi telefone, ariko turababwira ko harimo ibyaha bishobora kwirindwa, bishobora kugabanuka. Ntabwo kuba yaribwe kuboneka, hariho iziboneka hariho n'izitaboneka, ariko icyo nababwira ni uko ubushake bwo kuzishaka buhari. Tukaba dusaba abantu rero kujya bagira icyizere urwego, bakagira no kwihangana, bakirinda no gutera amabuye urwego ngo ntacyo urwego rukora, ngo kuko telefone yawe imwe muri 192 itabonetse. Ntabwo ubushake bwo burahari. Ngira ngo ubutumwa nari nateguye nubwo. Murakoze cyane. Niba hari ikibazo nacyo twakibaza. Ikibazo cya mbere cyo muragisubije n'icyo cy'abantu bajyaga bashyira blame ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ushobora kuba rubarangarana mu kubabonera amatelefone, cyo muragisubije. Ariko ikindi kirasa n'ikiri muri rusange kijyanye ari ubujura cyangwa se n'izindi ngeso mbi muri rusange. Hari abantu bamaze iminsi bavuga ku mbuga nkoranyambaga ko ubujura bushobora kuba cyangwa se n'izindi ngeso mbi bazishakira inyoroshyo y'ubukene. Abo bantu bababwira iki? Reka nkubwire, nta mpamvu n'imwe ibaho ishobora gusobanura impamvu umuntu yishora mu byaha. Gukena ntabwo ari byo bishobora kuba impamvu y'uko umuntu ajya gukora ibyaha by'ubujura. Nk'uru rugero abangaba twerekanye, sinababwiye ko ari abacuruzi. Muri bo hari ufite ikibazo, bose ni ukubera ingeso. Agafungurwa agasubira muri bya bintu. Nta gisobanura na kimwe gihari cyasobanura impamvu umuntu akora icyaha cyangwa se yishora mu bikorwa nk'iby'ubujura, usibye icyo mu mategeko bavuga ngo ni criminal intention, kugambirira kugira nabi. Nta kindi kintu wabona cyabisobanura, ni ukugambirira kugira nabi. Gusa cyo nabibutsa nuko inzego zishinzwe kurwanya ibyaha zirahari, ubushobozi turabufite, ubushake turabufite, ubufatanye n'abaturage turabufite. Ntituzatezuka, tuzabirwanya kereka bo, ntabwo bazatugamburuza, kereka bo nibo bagomba kubivamo. Abakoze cyane. Aba bafashwe igihe baburanishwa bagahanwaho icyaha bahanwa dukurikije amategeko ibihano nabivuze. Igihano gitoya ni hagati y'imyaka 2, igihano kinini ni imyaka 10, bitewe n'ibyo urukiko ruzabahamya, ubwo nirwo ruzagenda, kuko ni ibyaha 6 bayibonye. Murakoze. Murakoze. Nitwa Tito Arabiye. Yagize ibyago akiga yaca mu zenzira kugira ngo wenda umwe mu bantu bayibasuzwa bazabonetse. Ikintu cya mbere iyo wibwe, buriya ikintu cya mbere ugomba gukora ni uguhita utanga amakuru. Ikindi cya kabiri, buriya ni byiza gutunga telefone uzi ibirango byayo, uzi serial number yayo,
simukadi yo ubu izi nimero ikoreshwamo urayizi, uhita wegera sitasiyo ya RIB ikwegere ugatanga ikirego bigakurikirana. Bidufasha cyane iyo uhise utanga ikirego, bikadufasha cyane niyo ufite seriyo namba aribyo birango bya telefone yawe ubizi. Urakoze. ibigendanye n'aba bantu bashinzwe guforomata amatelefone, nta kintu cyo nta kintu nadufasha kuri abantu baforomata, ko hari igihe umuntu yiba telefone agahita ayijyana mu bitoroma. Wenda guforomata sinzi ko aribyo bashaka kuvuga, ariko ngira ngo wenda bashaka kuvuga guhindura ibirango byayo nka seriyo namba. Abo ngabo turabafata n'ubundi ntabwo bagerageza kuzihisha, ariko nubwo wayihisha wahindura seriyo namba turagufata. Ubu nazo hariho zimwe ziba zakozwe gutyo, ariko usibye ko bakurikiranwa nabo mu byaha byo gushaka guhindura ibirango bya telefone, ariko nazo zirafatwa muri zirari zafashwe muri ubwo buryo. Akabazo ka nyuma k'impungenge abaturage bakunze kugira, hari umuntu ufite ubushobozi bwo kugura telefone y'ibihumbi 20 cyangwa 10, akavuga ati telefone banyibye ngiye kurega kuri RIB, wenda bashobora kutayishaka kubera ko ari agatelefone gaciriritse. Abo bo mwaba bari impungenge. Uzirebye hariya zira telefone zose reba yayikweretse. Ni ukuvuga ngo uko ingana kose ni telefone yawe, ntabwo dukurikirana telefone, ingano ya telefone dukurikirana telefone yiwe. Ngira ngo murazibona hariya harimo na ziriya zifite ya mazina. So abantu hari message bajya batanga kuri momo, abantu babeshya ngo banyohereza amafaranga bakayohereza, ese uko ndabona mwatarakiza mu telefone zabonetse, ariko abo bantu nabo bakora gushakisha kugira ngo ayo mafaranga badakorera babeshya abantu. Ntabwo RIB yicaye akazira gakora, turakora operation, turabikora. Ngira ngo ntabwo twicaye, icyo gukora turakize n'ibyo dukora. Ahubwo wenda ubutumwa buri aho ngaho kuri icyo kibazo cyawe, umuntu yakohereje message ngo yohereza aha ngaha, byose ni muri rwa rwego navuze rwo kugira amakenga, sibyo? Tugira amakenga. Abakoze bitwa Delphine, ariko njye ntabwo ari ikibazo. Nagira ngo nshime cyane urwego rw'umutekano bari gufatanya na polisi. Ni ukuri mukora akazi gahambaye, Imana ijye ibaha umugisha. Arakoze cyane. Igikorwa ni igikorwa hashakishwa telefone, ibonetse isubizwa nyirayo. Ntabwo dusubiza inyuma ikirego icyo ari cyo cyose. Murakoze. Yego, turi muri cya gikorwa RIB yashyikirijemo abaturage, abanyarwanda, abaturarwanda muri rusange batwawe ibikoresho bitandukanye n'abajura cyangwa se abakurikiranyweho ibyaha byasobanuwe n'umuvugizi wa RIB. Uyu ni umwe mu baturage baje kwakira telefone yabo, kugira ngo iki gikarito yayiguzemo. Umeze neza? Umeze neza. Yitwa nde? Nitwa Mwizerwa Emeline. Yego, niyo mpamvu bakwibye. Yarimo nganiriza ukuntu bamwibye telefone yibwe n'abashyitsi. Ni ibintu bidasanzwe. Reka adusobanurire ibintu byamugendekeye, hanyuma abantu barushaho kwitwararika no kugira amakenga kuba basura mu rugo cyangwa se kuba bagenderera. Murakoze Sabine, nk'uko ubibabwiye nyine nibwe telefone. Iyo telefone nayiburiye mu rugo iwanjye. Nagize ibirori, hanyuma kumwe
umuntu asa nkaho wumva ko ari mu rugo ukumva nta kibazo wagira mu gihe abashyitsi bamaze gutaha nshatse telefone ndayibura ni ubwo buryo telefone nayibuzemo hanyuma bukeye bwaho nitabaza ribu ngira ngo hari hashize nk'ukwezi n'igice barampamagara ejo niho bampamagaye bambwira ko telefone yanjye yaba yabonetse nazi uyu munsi kuyireba yari ikiri nshya niyo waguze yari ikiri nshya n'iyi karito nayizanye none se ribu yavuze ngo abantu bitwararika ariko nkurikije ukuntu usobanuye ikibazo cyawe uko byakugendekeye ni abantu bari mu rugo ni abagenzi nibo bakwiye ni ba bandi wizera bamwe wagize amakenga nta muntu wakekaga ntawe wari gukeka kuko urumva ntabwo yenda byari ibirori binini cyane ariko uko byanganaga ni kwa kundi ushobora guhamagara umuturanyi ufite abashyitsi uzufashe kubakira ari itsinda rito wavuga nk'abantu nka 30 ku buryo ni wa muntu wese waba uhari ni wa wundi ufitiye icyizere uwo muntu se uwayitwaye uwo berekanye arimo ntawe urimo sinzi uwo ari we sindamenya ngo ninde ariko mu by'ukuri ni umuntu wa hafi wanjye waba warayijyanye ntabwo ari umuntu wa kure bivuze ngo nta muntu wakekaga wabonaga ari abatagatifu nabonaga bose no kugera kuri uyu munota numva nanjye mfite amatsiko yo kuba namenya ninde ariko ntabwo wapfa kumenya ngo ninde kuko urumva bayikura mu masoko bashobora kuyikura ku bayiguze ntabwo byoroshye ariko byanyeretse ko n'abandi witwa ko bari iruhande rwawe bari hafi yawe utakabaye uterereye ntukwiriye kurambika aho ubonye ushobora kuvuga uti reka mbanze ndangize igikorwa cyo kubakira nyibike nze kuyegura nyuma wahise utanga ikirego se ikirego nagitanze bukeye hari abantu rero batinya gutanga ibirego iyo bibwe amatelefone nk'uko umuvugizi abisobanuye n'ibibazo byabajijwe hari abantu batekereza yuko iyo yibwe telefone akayibura abandi bayibwa bakayibona agacika intege agatakariza icyizere urwego wowe kuki wizeye RIB ugatanga ikirego kandi hari abantu bamwe batanga ibirego ntibikonde nanjye mbere hose numvaga ko hari kujya muri RIB wenda bashaka yabihenze cyane bashaka se uwo baziranye ibintu nk'ibyo ariko hari umuntu nabajije ukora muri RIB arambwira ati telefoni iyo ari yo yose iyo uzi serial number biroroshye ko tuyishaka amahirwe rero urumva ko nari ngifite igikarito na ya serial number sinari nyiza ariko barambwiye bati reba ku gikarito inyuguti zinizi ndabibona ndabitanga ukwezi hafi n'igice byari bishize numvaga ko byanarangiye mvuga ni kwa kundi kuko bambwiye ko bashaka yende za miliyoni telefoni ihenze ariko mu by'ukuri ibi bingaragarije ko hari n'izindi ntoya ya yindi y'ibihumbi 10 nazo bagaruje donc gira icyo ubwira RIB rero RIB nayishimira iri mu kazi kose RIB nayishimira nta ko batagira kuko ukurikije ibyo batuganirije ibyo batubwiye telefone ziraha abantu ni benshi kandi bagaruriwe telefone bititaye ku gihe imaze yaba imaze icyumweru hari iboneka haciye igihe kinini ariko byanze bikunze iraboneka bayikoreraho ubundi bufindo guhindura izo serial number n'ibindi iraboneka RIB rwose big up urakoze cyane